muko? Yes. Aramutse. Ngiza. Jano ko ndiki se kandi wo. Yego. Abantu baje hano bose tubirukana se. Yego. Nase ngenda bazi. Je uranze se? Ntago nkuzi. Nase ubundi suje hano uvuye he? Ntago nzi. Ukeneye kumenya se ba? Oya ntabwo nkeneye kumenya. Nkumenye se bimfasha iki? Witwa nde? Urashakira iki? Yamaye. Urumva ushaka izina ryanjye se? Oya. Nta zina ngira. Ntukeneye kumenyana nanjye? Oya ntabwo mbikeneye. Ubundi se nakubashije ntabwo wanshubije. Uje hano uvuye he? Mvuye iwacu. Iwanyu se ni? Bakubwira n'ingaruka. Ntari ngaye. Genda niba udakeneye kumbwira iwanyu. Umuntu w'umugabo mu kiyungu ahubwo se umumabuje gusanza. Ahubwo mfasha. Yikobuja ninde? Nawe urashaka kumumenya? Namushaka. Se baza kumubariza mu kiyungu. Genda hari ahanze uramubona niba umukeneye. Okay. Reka nigendere ngo nzagaruka hari wenda. Ari uzagaruka. Urakoze kunyakira gutyo. Nta kibazo. Sawa. Sawa. Ntabwo kwe cy'ubumwe wenyine bitebye. Yego kariko buri wese ari ku kofiye. Ndabona na wa mutipe najyaga nkubwa twigana ambivye kamuhamagara. Nawe ufite sherisi? Yego ko cyane. Ndase gahamagara ku kabuga. Kamuhamagara. Gahamagare. Dore n'undi ntacyo kakumariye. Namuhamagaye tuza ariko se. Ko katagufata se. Reka nyine tegereza. Bite. Bite. Amakuru. Ngongera umumagarera. Nese twigana ahubwo se ufite ikihe kibazo kudaheruka ku ishuri bite byawe? Oya waranyanze kuva cyagiye nahise numva nzimuswe ewa. Ntango nakwanze ariko nyine muvugishije ko yakone heruka kukubona. Oya byarambabaje cyane cyagiye ngusaba ku bintu kanyuma kabisa. Ariko nubyo ni ibiki ko kubumbwira. Ugitanga. Urabishobora pe. Kuva cyagiye nagusaba kanyuma byarambabaje cyane. Akuze ukuri kuboneza umusista tubana wa mutipe we. Umva. Isabizwa nakwemeraga nawe byumva tu. Nyine kunyemera ndabizi ko banyemeraga ariko mbabarira byibura umvugisha umbwira imbara rwaye nabyo bimbwira. Umvase. Bagakubye gahungu hamagara umunota wose nakazugira. Akazugira se sinzakabona. Yego ko amana ahubwo nyeberwa n'ikibazo. Arega mani yo nta mpano ufite yo guteretwa n'abasore gituze. Wowe urayifite? Yego cyane. Kuko twirirwana ubone umusore bogari watereye ibyumuje kunsura. Hoye wowe twirirwana mu rugo. Uwo musore sari he? Arasarya. Mukangiraje umubona. Gusa ndagusabye ngo uze guhumbiriza utaza kureba cyane nkagufita n'urushyi. Yego ko amana wese yagusura. Bayatsura seka none se koko aranyemera ejo ndi yasanze nice hararuguru muri jardin sanga kwika mashini aratereta ambwira ko ajye bona nyine ndagakuba kibera mu bipangu katagenda ntagaze zanjye. Yego ko amaho ndumva binasekeje karibu nyine nanjye ndabamureba umurebe ko umurebeshe gake nawe gare yanjye cyane solo tikora. Yego ko cyane Songo mukwereke bebe. Aturebe. Sibisere kiza. Yego. Uyise nabambwiraga. Reka ndebe neza sande. Mana yanyumva. Wari haye kabisa. Urankura. Aho wenda mukunda. Ndogarukiriza. Ahubwo se uramuvuga kuto se. Kigize. Ngoze twira. Nuko twika state. Amana. Muhamagare bebe. Muhamagara nyine mbyumve. Ni ngombwa se tuzamuntwara. Allo? Oui.
umva baby uraza kunsura se cyangwa ukumbeshya uri mu nzira okay sawa none ukamwiteguye umeze neza shyiraho kuri nyine numve yishyiraho numve wow kumara se mwashushe gute mbega ukuntu wazaniye se siko mbona yaruje noneho bayikuye none mirimo suko baneka suko ariko bagusoma suko baneka gaturebe kande ngo basi reka mfate ufate ikirahuri nasi byacu siko mwana mufite agashira oya agashira dufite mama shamuta agashira kashira ziri he baby umva kubereka ahantu ku buryo mu buzima bwanyu byibuze muraza guca bugufi yabonye kandi Baba. Dito. Ndaho umeze ute? Ko wabyutse kare se? naje kwitunganya ahantu mbashaka sasa ukiryamye ko wagira ngo biriye wenyine ari buryo duke. nawe urashaka kugitara nakaraba mu maso ndashonje oya gukaraba nakarabye urabona ameze nk'umuntu utakarabye nkubona usohoka uva mu cyumba ubwo nyine hari ukuntu byari bimeze ahubwo se Cynthia yarize hari hanze muri siporo se buri gihe uba wibereye ku mafilime ntabwo uri kwica akazi nuko nari ntegereje ifunguro mu gikoni kugira ngo ngende biri seriye ndashonje ako mpamagarira Cynthia ndamushoka Cynthia 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 kiri muri siporo Cynthia biti cara hano tuganire uvuye muri siporo gusa wakoraga izihe ukunda siporo se wiga iyihe karate urayibasha none se ubwo ahantu wabaga wakinaga karate gute ngenda ntabwo bari gukina bakanyemerera wa mukobwa wanyu se mu gikoni ari he sundi mbaba kutabwiye uriya mukobwa ko mba hano ibintu yambwiye ejo buriya urabizi ntabwo akoze se muhamagare nshaka kuvugana nawe Nadine vayo hano yaragusuzuguye oya reka ze tuganire kumenya umwana witonda cyaro hano mu cyaro ndabizi ko witonda cyane okay ibyo nshaka kumenya nanjye Nadine witwa Nadine nabimenye
Senati noneho wamenye ntabwo nakumenya ahubwo ngiye ntunguwe no kumvunza. umukobwa se uyu nguyu se wambwira n'uwo nguwo. ndashaka ko akumbwira rero ntarebe nanyibwira. akwibwiye cyangwa akumbwira ntarebe nakubwira. ndabona umubwira nawe wabyumvise ibyo nakubwiraga Nadi twambwiye ko umwana mwiza utangiye kwitwara nabi kandi umwana mwiza. Nitwara nabi se gute? nguyu wamutwe bitari neza. Uyu ni musaza wanjye. Ariko ntabwo nari mbizi. Yaje asanga mu gikoni atangira kukumbaza amubwira ntabwo bagushakira mu gikoni. Okay, guhera uyu munsi rero bano bantu tubona mu rugo ugomba kwitwara neza n'undi muntu uwo ari we wese uzazamo ugomba kuzamutwaraho neza. Ugomba kumusaba imbabazi ukamubaza ikibazo ubwo hagati yanjye na Mbabazi niba uzajya guhemba n'uwampaye akazi nzakugendera turaza kubivuga nta kibazo. Umva Nadi yazana breakfast turashonje. Cynthia bimeze bite se kuba wacecetse washonje mu gitondo urashonje wakoze siporo ntitusoza Karama ubigiye nakubyukirije ibi nibyo wateguye? Nibyo nateguye ndetse ntabwo bihagije. Abantu bangana utwo tubwira nabibyo. Ese ni breakfast ngiye gutunganya ibindi. Icyayi kirihe? Ntabwo kirashya. Mbehe n'ibindi wadutunganyirije. Ninateguye abantu babiri ariko. Okay, igende. uzagashobora ndabibona ubitekerezaho neza ariko ibintu mbwiye ku muntu uvuze ko azaguhemba sibyo uze kubivugana na nyoko buja neza mu byuzuze uko twazanye ndabona agiye kudukorera agashya. mwaretse se tunatwigerageza ko ari gishonje cyane nsanze urya ibyo ariko natwe turashonje. basi noneho reka niyere Cynthia ngira ngo tunawe ubwo yakwifasha wowe urashonje urabyutse urabize tubwiye ko ushonje natwe turasangira. kandi ubundi naraye ndiye se ririya joro waziye wariye ko waje ujya mu buriri mwagerageje ubuse ndarya ndarya urarya hano hariya ushaka no kurya n'aho umwana nta kibazo. se kutajya umpa amakuru ye neza uyu mwana aritondera nakamutezana arakikundiye ni umwana wubaha cyane. ambwiye ko ashonje ariko ndabona nta peta afite aracyafite bwa bwana bwo ku muhanda ariko bizagenda birangira gake gake. hanyuma ndabona utu tuntu rero namwe ntacyo mwihaye kabisa ujye murampa bya saa sita reka duharire Cynthia sibyo batutegura neza twabo ndabona barakumva ntacyo uzabona Kono kuza wagiye no munaje kureba makura nanjye nyine ubuzima bwaranze
Sisi Nane. ko wicaye mu muryango se habaye iki sheri? Shana nibereye kuri chat nyine. Ariko hari ibintu tutaraye tuganiriye, reka nongere muganirizeho gakeya. Tumaze igihe tutavugana. Nta kibazo. Umeze ute se mu buzima busanzwe? Shameze neza. Nizere ko ibyo warambwiye rero ari byo koko wisubiyeho, tugiye kongera kubana neza nuko twari tumeze nka mbere, sibyo? Umva cyane nisuye rwose nitekerejeho numva. Atari. Uranshimishije cyane rwose, sibyo? Ariko nyine ikibazo nyine kanatuma ashaka kukubwiraho nakubwiye Udukize. uribuka cyagiye igihe nyine nagusangaga handi kuri hoteli. Kuri hoteli cyagiye byagenze bite se? Suzi se nyine ibintu nigeze kukubwira. Bimwe bijyanye n'abahungu babiri se? Yego. Byagenze bite? Ugiye kutuzanira umukwe se? Ntabwo ari ibyo nshaka kukubwira. Nangize ngo ugiye kuzana umukwe, abaturanyi bishimye babone ko ababyeyi batansize ndera nabi, nareze neza. Byagenze bite se sheri mbwira? Muri iyi minsi nsigaye numva nameze neza. Wabaye iki? Numva nyine nta mbaraga mfite, hari n'ibintu bimwe na bimwe numva nashaka. Sinzi ikibazo rero. Sheri ubanza urwaye rero ni ukuzajya kwa muganga niba utameze neza buriya. Hari igihe umubiri ujya uhinduka, ukaba wagira nyine n'ama infection, ukaba warwara, ariko nyine tuzajya kwa muganga turebe ikibazo ufite, sibyo? None nari ngiye mu mujyi ho gatoya, nagira ngo usige mu rugo nyine umenye urugo, ubaye muri rugo muri aka kanya ntihari, wiyiteho, rero ibyo guteka mu nzu birimo, sibyo? Se ko mbona uri kure byagenze hari nta kibazo. umenye urugo rero wiyiteho, sibyo Sisi? Sawa, ugire urugendo rwiza nanjye reka nsigare ntunganye. Reka mbye mu mujyi ho gatoya ndahita ngaruka. Hano kavuye kagasema kagutera imana agenda ngurarira uruka tugenda ukira kubujya iravura n'inzana bose umuzigo namaze kudepoza ugomba kubura. Okay. Hageze gukora neza. Hageze gukora iki kamaze kudepoza. Ikindi cyawe kizagufasha. Okay, kora igikurikira. Tanda mubye. Alo mama Fani. Umwana yamaze kujyana aho agomba kuba ari. Yamaze kujya mu maboko yacu. Mwana we, umwana wanjye we, bako we, umwana wanjye kuko mbigeze ne, mbaye wanjye we, umwana wanjye. Mbena reka amagambo menshi umenye ko ari n'umwerejwe n'Imana. Mwana we, mbabarira we, umwana wanjye. Meze nomero ya pastor kugira ngo bize kugenda neza. Meze nomero ya pastor kugira ngo bigende neza. Wari iki koko, baba we, umwana wanjye kuko mwambabariye koko. Urimo uraninza sawa, nimba udafite gahunda yo kunoza nomero ze. Sibwo bwa mbere umbonye nk'inzoga. Yego. Nshaka kukwereka ko tugomba gukora igitendo. Uri tayari? Ndi tayari kabisa. Okay. Amaze kuvuga nicaye hejuru yawe. Ibi bintu tugiye kubikora mu buryo bwanjye kandi bwiza. Turi kumwe? Ndi tayari. Ntabwo nshaka kuzanywa inzoga utazica akazi. Yego. Okay? Yego. Sawa, kazi keza. Sawa urakoze. Sawa.